turashimira Imana kuba itugejeje ano masaha tugihumeka umwuka w'abazima, kuba iduhaye amahirwe yo kongera kandi gutarama cyangwa se kongera kandi kuyitekerezaho, kuyivugaho ubunini bwayo, uburyo ari Imana ikomeye cyane. Rero reka dusenge na mwene data twiragize Imana. Urakwiriye Yesu, uri icyubahiro cyacu, uko bwije n'uko bukeye komeza kutubera Imana. Turagushima data, Imbaraga zawe zirahebuje, imbaraga zawe zirahambaye. Yesu urabane natwe muri uyu mwanya mwiza. Duhamagaye presence yawe Yesu. Urabana natwe. Dode no varia sampresha. Urakwiriye Yesu, urakwiriye Yesu. Urahambaye, ni wowe byiringiro byacu bya buri munsi Mana. Bana natwe ntacyo twakora tutagufite, twagera hehe tutagufite Mana? Niki twabumbura akanwa kacu tutagufite ko ari udushobozi. Habwa icyubahiro ushimwe kandi ushimwe hejuru Yesu. Reka tubakire mwese inshuti bavandimwe mudukurikiye kuri Pilastone mu kiganiro dusanzwe tubagezaho ca Gospel Challenge. Reka mbere yo kugira ikindi kintu tuvuga, twakira abatumirwa bacu tubiyegereze. Wazira turakwakiriye. Elize turakwakiriye. Amazina yanyu mvuze bishobora kuba bidahagije cyangwa ntavuze nkuko bikwiriye, nimutwibwire tuteze amatwi. Murakoze. Ku mazina nitwa Bozela Eric, nkunda Imana, nkora umurimo wo kuramya no guhimbaza. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Naje nitwa Elize. Naje umurimo nkorano yo kuramya Imana no kuyihimbaza. Ndatekereza ni ibyo, nta birenze ibyo. Just no kuramya Imana tuvuga gukomera kwayo, ariko tubinyujije mu buryo bwo kuririmba, kuko niyo nzira cyane twahawe, Imana yatunyujijemo kugira ngo tubashe gukora muri ubwo buryo. Murakoze cyane, ngira ngo nubwo mutari kwivuga abantu barabazi. Turi kumwe na mu pianiste wacu. Reka kore kuri piano Bozera utubwire ukuri kumva uko bitekerezo uri kubwira umwana y'umukobwa. Namanagara iyo nkubonye sangurengeye ko bambwiye, kandi ijwi ryawe rindutira amajwi yose n'amanumva n'amanagara iyo nkubonye sangurengeye ko bambwiye, kandi ijwi amajwi yose Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Musanzwe muzanye na Elize. Elize twamenyanye ku ma social medias. Ariko twari tutarahura n'umunsi n'umwe. Uri bwa mubonanye. Nibwo bwa mbere tubonanye. Elize turamutse mu ndirimbo Ikarvari wakunze abatuye isi na rukundo rusumbuye, ubwo
wakunze abatuye isi nta rukundo rusumba ubwo wemeraga gupfa w'isi yose irokoke tuzamuye amajwi tuti haleluya hashimwe umwami yesu haleluya itawiteka ryose. haleluya haleluya haleluya. Sinzi nimba namwe mubashaje gukura ayo magambo mubitekerezaho cyane cyane mutekereza kuri ayo magambo. Sinzi ko nk'uko kubaza ikibazo kimwe wumva gutyo iyo utekereje nk'ayo. Kuri iyi ndirimbo iravuga ngo iravuga hejuru y'umusaraba, hejuru y'urukundo Yesu yadukunze. Mu cyongereza barwita unconditional love. Donc ni urukundo tutari dukwiriye rurenze uko twebwe twarwita, rurenze mbese uko titwari turumerise rwose. Ariko Imana iradukunda, Yesu aradukunda, yanga kuguma mu bwiza bw'ubwami yari atuyemo, yambura umwambaro w'ubwiza bw'Imana, yambara akamero k'umuntu, ishusho yanjye, araza araducungura. Bozera ibyo bintu uretse kubivuga abantu benshi barabizi. Uzuzumva ibyo bintu ndabyumva rwose, birimo mu mutima, numva ari ikintu kiri mu mutima wawe, biricaye bimeze neza. wakunze abatuye isi nta rukundo rusumba ubwo wemeraga gupfa w'isi yose irokoke tuzamuye amajwi tuti haleluya hashimwe umwami yesu haleluya icyubahiro n'icawiteka ryose tuzamuye amajwi tuti haleluya hashimwe umwami yesu haleluya icyubahiro n'icawiteka ryose. haleluya. Elize kumva gute kuririmba na Bozera kuri mikrofone, ibi bintu turi kuririmba kumva bimeze gute mu mutima wawe? ni umunezero mwinshi cyane kuko ibi dukora biri mu nshingano cyane twaremewe gukora. Iyi niyo ntego nyamukuru cyane twaremewe, ni ukugira ngo Imana imaze gutekereza, imaze kurema ibintu byose, ibona ko bidahagije, igira umugambi wo kurema umwana w'umuntu mu shusho yayo. Kandi umugambi wateye Imana kugira ngo ibashe gutekereza icyo kintu kwari kugira ngo ireme umuntu mu shusho yayo azajya agira gute, azayirana. Haleluya. washoboraga kutabyitaho by'umunyabyaha nkarimbuka, nta n'icyo byari kugutwara cyangwa se guhungabane, ariko shimwa mwami Yesu
igitero kimurangije kuririmba Eh. kirimo kiravuga ngo wari ufite ubushobozi bwo wari ufite ubushobozi bwo kwemera ko ugumana n'Imana. Nta kizari ngo twayiva mu bintu byo kubwira abantu kandi Ikibazo. Sari hejuru. amagambo hatatu kuva ku muntu wanditse indirimbo. Elize gutekereza uyu muntu wanditse iyi ndirimbo yatekereje ku rukundo rutangaje. Hari ukuntu abaswahili bajya bavuga ngo ni urukundo ni upendo wa dhati, ni urukundo rudafite icyo rushingiyeho. Imana yari ifite ubushobozi kuko ijambo ry'Imana riza rivuga ngo mu ijuru hari abamarayika, hari abantu bahagije, yari ifite ibihagije kugira ngo biramye. Ariko Bibiliya ivuga neza ngo ntiyabonye ko hari ikintu cyo kugundira kugira ngo igumane na se, uwo ni Yesu Kristo. Yemera kugira ngo aze natwe abari bapfuye kandi abari batandukanyijwe n'ubwiza bw'Imana, abari kure n'amasezerano, ikenera kugira ngo yongere kandi twunge n'Imana. Ntiyabona ko ari ibyo kugundira kwicarana na se, kugumana n'Imana. Ibona ko atari ikintu cyo kugundira ngo igicecekane. Ubwo bwiza iravuga ngo natwe tugomba gusa, ubwo bwiza igomba budushyiramo natwe tukabana nayo. Uwo ni wo munezero wateye Imana kugira ngo ibashe kugira gute, ibashe gutanga umwana wayo, fils unique, umwana w'ikinege. Hallelujah. Yesu nawe arabyemera nawe arabyishimira. mu ijuru babibona. Hari muri nzara aravuga ngo Yesu ntiyatekereje yuko kubana n'Imana yabigundira, yicisha bugufi arapfa urupfu rwo ku musaraba. Yesu ntiyatekereje yuko kubana n'Imana yabigundira, yicisha bugufi arapfa urupfu rwo ku musaraba. Murakoze. Sinzi aho kino gitaramo cyaganisha tugunoje gutekereza kuri izi mbaraga z'Imana, ariko ikintu Yesu yakoze kirahagije. Hari indirimbo bigize yaririmbye avuga ngo byari byemewe gufata umunyabyaha zirenga. aha bozera abahanzi, abantu bandika indirimbo baza rimwe na rimwe bazamera nk'aba bameze nk'abantu bazabereko bazahanura, kuko hari igihe bavuga neza ubuzima tuzaja kuba mu ijuru, bagahita bavuga uburyo buzaba buteye rwose. Hari abavuga indirimbo tuzoririmba, hari abahanzi babyanditse, hari abantu uzumva gute abantu bandika indirimbo. Niki kintu bavugaho Abantu bandika indirimbo, icyo nabanza kuvuga cya mbere, kwandika indirimbo bazandika mu buryo butandukanye. Donc buri muntu bitewe n'uko yahawe n'Imana. Hari umuntu urimo ufata umuhanda akagenda akumva indirimbo, revelation y'indirimbo iramanutse muri we akandika. Hariho n'undi uryama akarota indirimbo, akabyuka mu rukerera akayandika. Ibyo byose n'ibindi byinshi tutavuze tudatinze. Numva kwandika icyambere n'impano iva ku Mana, si ubuhanga bw'umuntu, kubera ko mu by'Imana nta buhanga bubamo, ahubwo haba kwemerera gukingurira Mwuka Wera agakoresha ibitekerezo. Mbese kwandika ni uguhishura, Elize we yanditse n'indirimbo nyinshi ndabizi, n'abantu benshi barabizi. Elize tubwireho gato. Arakoze cyane. Afite umuntu haba igitera gutuma umuntu yandika indirimbo runaka, habamo inspiration menshi mu muntu. Nko mwenda atarabivuze, sinja kure n'ibyo yavuze cyane. Hari uryama karota indirimbo akabyuka akarikodinga cyangwa se akandika. Hakaba n'ushobora kuba ari kugenda kumva indirimbo imujemo, yaba wenda afite wenda nk'ibyo yakwifashisha kugira ngo iryo jwi ritamuvamo akabikora.
hakaba n'ugenda muri ukumva gusa ufite inspiration kumva kurimo sote ya topic runaka. Nge mvuga ku giti cyanjye ngira inspiration yo kuvuga ku maraso ya Yesu cyane. Ko ngira ngo ntekereze guhimbana nkisanga kera narembye ku maraso ya Yesu. Ko iyo niyo inspiration iba muri yewe. Undi nawe akagira inspiration runaka ishobora kuba wenda yamuhesha kuvuga wenda ku mahoro cyangwa se ku mbaraga z'Imana. Inspiration ziratandukanye zinspira umuntu bigatuma uhimba indirimbo bitewe na inspiration ikurimo. Ari reka tugaruke ku buzima ku muvandimwe bigizi Jansi. Wari ngo ni kitatukiza kandi ijambo ryawe rikiza. Ari icyo kibazo mbese arabari ni iki cyatumye utikiza? Mbese nti wari kuvuga rimwe umuriro ukamanuka hejuru ariko byose yarabizi. Kuvuga ngo hari igihe abantu bandika indirimbo batuzanira ubuzima bwa Kristo Yesu bakatwereka icyo yari akwiriye gukora ariko kandi bukavuga nti yagikoze kubirira ishaka ry'Imana icyo yari adufite. Hallelujah! Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ubundi avuze iryo jambo ntekereza ikintu Yesu hari ukuntu umunsi umwe yaje asanga Yohana w'umubatiza ari kubatiza. Abwira Yohana umubatiza. Yohana aramubwira ngo jewe sinobasha no gupfundura imigozi y'ikirato cyawe. Arayishurika. Sinobasha. Ariko Yesu aramubwira ngo bikore kubera ko ariko byanditswe. Kugira ngo byanditswe bigire gute? Bisohore. Yesu nawe tiyarananiwe kwigiza. Yaravuze ngo ashobora guhamagara ingabo zimurwanira ako kanya zikamanuka ariko kubera ibyanditswe uko byari byanditswe ni ngombwa ngo bigire gute bisohore. Niyo mpamvu Yesu atagize gute kugira ngo ibyanditswe byamuvuzweho icyo yaje gukora agisohoze. Yaravuze ngo sinaje gukora ubushake bwanjye ahubwo naje gukora ubushake bwanjye bwa Data. Yesu niyatekereje yuko kubana n'Imana yabigundira icisha bugufi arapfa urupfu rwo ku musaraba. Yesu niyatekereje yuko kubana n'Imana yabigundira icisha bugufi arapfa abayoborwa n'umwuka nibo bana Imana. abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. turabana b'Imana turabana Asante sana. Gospel show tugeze ku musozo. Gospel challenge. Imana ibamugisha cyane pe. Hallelujah. Kimwitaramiye Imana. Gutahura ta kintu kiruta ikindi kwisi ko gutahura ikintu Yesu yakoze. Nubwo ufata iminota mike ugatahura gusa ngo Yesu yakoze ikintu. Ugatahura gusa umwanya wo gutahura. turabana b'Imana turabana Asante sana. Harakarimbo kaza kama ngo nanjye nsinziye mu mahema yawe
gatoya hejuru y'urukundo rw'Imana. Mu ijuru igihe habaye inama bashaka uburyo baza gucungura umuntu, yari inama y'urukundo. Iyo yari inama y'urukundo. Abamarayika babibonye mu shusho uburyo imibabaro izamera, uburyo bizagenda byose, habura n'umwe wabona ko yabasha kucihanganira icyo kintu. Amen. Haleluya. Hallelujah. Baravuga ngo iriya mibabaro titwoyihanganira, birarenze, birakomeye, biriya bintu titwabyihanganira. Yego gucungura umuntu bari banze kuducungura, ariko babonye uburyo harimo kubabazwa kwinshi cyane, babona batabyihanganira. Yesu aravuga ngo jewe ndabyirengagije zose, reka nje gucungura umuntu. kandi ngo ashike mu isi noneho yongera kugambanirwa n'umuntu kandi wa wundi yari yarakunze niwe wamugambanye. Reka tubashimire mwabanye natwe, mwabanye n'abakunzi ba Blessed, mwabanye n'abakunzi ba Gospel Challenge. Uku niko Imana yabagize, turabashimiye. Bose turagushimiye cyane, Elize turagushimiye. Imana ibamugisha. Imana ibamugisha.